Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Turabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, abadukurikiye bari bugufi n'abari kure ku mpande zose z'isi, mwese turabakiriye kandi tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Umwanya tuba turi imbere y'Imana mu minota mikeya, dusenga kandi tukumva n'ijambo ry'Imana. Turashima Imana kubw'iki gitondo rero, turashima Imana itwongereye umunsi wo kubaho. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Reka nkubwire ngo uyu munsi intambwe zawe Imana iziyobore. Ndakwifuriza kuyoborwa n'Imana, ndakwifuriza kugenda n'Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Yesaya 45. Iyo usomye uhereye ku murongo wa 2, aravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagarira mu izina ryawe. Ari njye Mana ya Isiraheli. Imana ikuyobora uyu munsi, Imana igendane nawe, intambwe zawe ziyoborwe nawe. Reka ribe isengesho ryawe muri iki gitondo. Mana turagushimye, Mana tuguhaye icyubahiro. Data tugushize hejuru kuko uri Imana. Turagushimye kubw'iki gitondo cyiza, turagushimye kuko Mana Data watuzigamye. Mana turagushimye kuko twongereye umunsi wo kubaho. Mana turagushimye kuko turamutse bigakunda. Mana turagushimye kuko turavuga birakunda. Mwami turagushimye Papa, hari abatashoboye kurenga uyu munsi, ariko turagushimye kuko Mwami Mana bukeye. Mwami turagushimye kubw'iyi saha Data wera wise, Mwami wongere kudukangura aho twari turi ntabwo tuhazi, ariko turagushimye kuko wowe Mwami utubereye maso Uwiteka. Nk'uko ijambo ryawe Mwami ritubwiye, uyu munsi tuwushyize mu biganza byawe. Turasenze ngo tuyoborwe nawe. Mwami uyobore intambwe zacu Data Nyiringabo. Mwami turamire intambwe zacu, reka ziyoborwe nawe. Ibitekerezo byacu reka biyoborwe nawe. Utuyobore mu gihugu cyacu cyo mu mutima Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Mana turakwingize Mwami, uduhe ubutunzi Mwami Mana bohishwe mu isi y'umwijima, mu izina rya Yesu Kristo. Mana twemerere Nyiringabo Papa, tugendane nawe Uwiteka. Twemerere Nyiringabo Mwami Data Nyiringabo, amaso yacu Mwami uyahe kureba Mwami ibitagaragara Mwami, ibitagaragara amaso, ibidafatika Mwami duhe kurebesha amaso y'umwuka, mu izina rya Yesu Kristo. Mana turinde ikibi, Mana urinde intambwe zacu Mwami, urinde Nyagasani Data kugira ngo tutagucumuraho. Turinde Nyagasani Data, tuyobore inzira Mwami Mana yo gukiranuka, mu izina rya Yesu Kristo. Mana tuguhanze amaso Uwiteka, kandi turakwifuza muri byose Uwiteka. Uhaze kwifuza kwacu Mwami, uhaze Nyagasani Data wera wise Mwami ubuzima bwacu bwo mwuka, reka buhazwe nawe Mwami Data Nyiringabo Papa. Dufata amaboko tuneshereze, kuko ijambo ryawe riratubwira wera mu gihe cya Yohana Umubatiza, ubwami bwawe biratwaranirwa ngo kandi ntwaranize wigishwamo imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo. Mana ibitunaniza si uko bidahari, ndetse ibiduhiga ni byinshi, ndetse ibishaka kudukura amasezerano yawe ni menshi, ariko turasenze Papa ngo turengere Nyiringabo Mwami. Mana turwanirire, Mana tuneshereze, mu izina rya Yesu Kristo. Data nk'uko tubizi Mwami, uturwanirira n'intambara zimwe na zimwe tuba tutarebesheje amaso yacu Mwami. Turasenze ngo ubiduhiga byose Mwami Data Nyiringabo Mwami turengere. Turakwingize Mwami, iki gitondo wongere utuganirize, iki gitondo wongere udusanye, iki gitondo reka wohereze ijambo ryawe Mwami rituhindure, Mwami ridukangure, Mwami Nyagasani rituremere ibyiringiro, mu izina rya Yesu Kristo. Mana turifuzwa guhazwa n'ibyiza byawe, Mana turifuzwa guhazwa n'ijambo ryawe Uwiteka. Imana Nyiringabo Papa, twemerere mucunguzi wacu Mwami, vugana natwe Papa, natwe duhe kumva, kandi Nyagasani nitwumva Data Nyiringabo Mwami uduhe kumva no kumvira, mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, turagushimye Mana, tuguhaye icyubahiro Mana, tugushize hejuru. Uri mwiza Papa, nta yindi Mana ihwanye nawe. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwiringirwa. Urakoze Mwami Yesu, shimwe ni ryawe none n'iteka ryose. Amen. Mana yacu ishimwe cyane.
iki gitondo hari inkuru mwuka w'Imana yongeye kunyibutsa, inkuru mwese muzi. Ni inkuru iboneka mu gitabo cya Samueli wa kabiri ibice 9 ku murongo wa mbere. Ntabwo turi buyisoma ariko ndagira dusome uwo murongo gusa. Bibiliya atubwira ngo bukeye Dawudi arabaza ati, mbese hari uwasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bwa Yonatani? Imana yacu ishimwe cyane. Iyi nkuru ndashaka kuyivugaho mu iyerekwa ry'uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere nagira ngo ubwire ngo umugisha wawe muri 2025 ntabwo uzayoba. Imana yacu ishimwe cyane. Umugisha wawe muri uyu mwaka wa 2025 ntabwo uzayoba. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire, nyuma yo gusoma iki cyanditswe nsanze ineza igira amaguru, igira n'amaboko. Ineza ukora. Bibiliya tubwira ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Yesu nashimwe cyane. Ineza ugirira umuntu ntabwo izayoba. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ineza igira amaguru, igira amaboko, igira amaso, igira akanwa n'amatwi. Iyo ugiriye umuntu neza, reka nkubwire, ineza ntabwo igituza kandi nihagarara. Ineza iriruka ikagera mu ijuru. Ineza ubugiriye umuntu ijya imbere y'Imana. Ineza ubugiriye umuntu ijya imbere y'Imana, yarangiza ikivugira. Haleluya. Ikabwira Imana iti, Imana dore uriya muntu angiriye neza, agiriye neza umuntu wawe, agiriye neza ubwoko bwawe. Bibiliya tubwira ngo uha umukene, urugero nanze, ngo uha umukene abagurije Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ineza ikabwira Imana ati, ukuntu wagiriye umuntu neza, maze ikagusabira umugisha. Reka nkubwire, ineza yamara gusabira umugisha nayo bakayiha umugisha, barangiza igapakira ikakuzanira. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire, ineza ntabwo ijya iyoberwa aho utuye. Iyo dusomye ndimo ndavuga ku neza ugiriye umuntu, ndaje mvuge kuri iki cyanditswe, ariko ndimo ndavuga ineza yose ukora uzayiturwa kandi uzayigororerwa. Kugira neza, Umunyarwanda bavuze ngo gira neza wigendere, ngo ineza uyisanga imbere. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo ineza ishobora kuyoberwa aho utuye. Niyo waba warimutse ukajya ku wundi mugabane, ineza iragukurikira ikagusangayo. Imana yacu ishimwe cyane. Niyo waba uri mu buhe bwisho, ineza ntabwo igiyoba. Umugisha wawe ntabwo uzayoba muri uyu mwaka wa 2025. Umugisha wawe Imana yaguteguriye ntabwo uzayoba. Imana yacu ishimwe cyane. Ineza yawe izakugarukira kandi umugisha wawe ntuzayoba. Utegereze Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Iyi nkuru twasomye ndagira ngo ubwire ngo dufite andi mahirwe kubw'isano dufitanye na Yesu Kristo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Iyi ni inkuru mwese muzi, Mefibosheti. Igaragaza uburyo Dawudi yibutse isezerano rye na Yonatani. Yonatani uyu yari umuhungu wa Sawuli, inshuti ye magara. Dawudi amaze kugera ku butegetsi, yibaje niba hari uwasigaye mu muryango wa Sawuli ngo amugirire neza kubw'umuhungu we Yonatani. Yonatani murabyibuka, uyu niwe wajya guburira amakuru ya se, akayabwira Dawudi, akamubwira uburyo barimo gushaka kumugirira nabi, ariko yarangiza akamubwira amakuru. Imana yacu ishimwe cyane. Bari baragiranye isezerano, bari bameze nk'ubuti bukubiranyije. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko igihe cyarageze,
bahise bamumenyesha ko hariho Mefibosheti, umwuzukuru wa Sawuli, ariko yaramugaye, yari yaramugaye ibirenge. Mwibuke yuko si bagiye kumuvuga ati hariyo akamugaye, Irodebali. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Irodebali, reka nkubwire muri iki gitondo, ndagira nkubwire ngo muri uyu mwaka hari abantu bari Irodebali, ariko kubw'isano ufitanye n'Imana, kubw'isano ufitanye na Kristo, kubw'isano ry'amaraso ya Yesu Kristo, urakurirwe Irodebali. Mu izina rya Yesu amateka arahinduka. Mu izina rya Yesu urakurwa Irodebali, uricarana n'umwami kubw'isano ufitanye na Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire, ntabwo yabwiwe ibibazo bya Mefibosheti. Dawudi niya amaze kubibwirwa cyangwa amaze kubibwira yuko hari uwamugaye. Reka nkubwire, Dawudi ntabwo yabihaye agaciro, ahubwo yamuhamagariye gusangira nawe ku meza y'umwana. Imana yacu ishimwe cyane. Mefibosheti yari mu buzima bubi, yari Irodebali, aho yari ari imfubyi, akennye kandi afite ubumuga. Nyamara kubera isano yari afitanye na se Yonatani, yahawe amahirwe yo kwicara ku meza y'umwana. Iki gitondo nanjye ndakubwira ngo nawe cyangwa natwe, kubera isano dufitanye na Yesu Kristo, kubw'urupfu rwe yadupfiriye, haravuga ngo abamwemeye bose yabahaye ubasha bwo kwitwa abana b'Imana. Kubw'isano dufitanye na Yesu Kristo, kubw'urupfu yadupfiriye kugira ngo aturonke, kugira ngo aducungure. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Nagira ngo utangarize ngo muri iki gitondo amaraso ye yaduhinduriye kuba abana b'Imana. Nubwo twaba turi mu bihe bikomeye cyangwa duhanganye n'ibyaha, turacyafite andi mahirwe kubera Yesu Kristo. Iki gitondo uracyafite andi mahirwe. Imana y'amahoro ifite umutima w'imbabazi ku buzima bwawe. Ntabwo amateka cyangwa intege nke byacu, bitewe n'aho dukomoka, bitewe n'ahacu hashize, bitewe n'uko twarezwe, bitewe n'uko dusa imbere y'abana b'abana, nubwo dushobora kuba twarivuruguse, nubwo dushobora kuba twaranyuze mu bihe bikomeye, ariko nagira ngo utangarize ngo Imana yacu ni Imana y'imbabazi. Uyu mwaka wa 2025 imbabazi z'Imana zibe ku buzima bwawe. Uracyafite andi mahirwe kubw'isano ufitanye na Yesu Kristo. Uracyafite andi mahirwe kubw'isano ufitanye n'Imana isumba byose. Uracyafite amahirwe yo gukura Irodebali, warangiza. Haleluya, aho warusuzuguriwe, aho warumerewe nabi, aho wasaga nkaho watawe, aho wasaga nkaho waretswe, aho wasaga nkaho utakibukwa yuko ushobora kuva Irodebali, warangiza amateka gahinduka. Mefibosheti nta byiringiro byari bigihari. Mefibosheti yari imfubyi, Mefibosheti yari ikimuga, ariko kubw'isano yarafitanye. Haleluya, kubwa Dawudi yarafitanye isano na Yonatani. Nawe ndakubwira ngo hari isano ufitanye na Yesu Kristo. Iyo sano niyo igiye kugukura Irodebali muri uyu mwaka. Wicarane n'umwami, wicarane n'abakomeye, wicarane n'abantu. Nubwo wabonaga yuko bidashoboka, ariko reka nkubwire, isano ufitanye na Yesu Kristo igitondo kimwe cyonyine riragukura Irodebali, rikwicazanye n'ibikomeye, rikwicazanye n'abakomeye. Amateka yawe 2025 haracyari andi mahirwe kubw'isano ufitanye na Kristo yo guhindurirwa amateka, yo guhindurirwa ubuzima, yo guhindurirwa imibereho. Reka nkubwire 2025 wongere kwizera Imana, usubire ku rufatiro. Uracyafite andi mahirwe yuko ushobora kuva Irodebali, warangiza ukicarana n'umwami, warangiza ukicarana n'abakomeye, warangiza ukicarana n'umwami. Ndagushimiye mwami wanjye
Mana nguhaye icyubahiro byiringiro bizima. Urakoze kubw'iki gitondo kidasanzwe. Urakoze kubw'iki gitondo mwami Mana data nyiribihe mwami. Igitondo mwami wongeye kutwibutsa. Wongeye kutwibutsa yuko tugifite andi mahirwe mwami. Turacyafite andi mahirwe papa. Haracyari ibyiringiro mwami yuko icyo giti gishobora kuba cyaratemwe. Ariko mwami Mana data wera wiseye mwami. Iyo mitzi iyo yumvise amazi irongera igashibuka mwami. Reka 2025 hagira abantu bashibuka mwami. Hagira abantu bongera kumera. Hagira abantu bongera kugira ibyiringiro. Hagira abantu bongera gushibuka. Hagira abantu bongera guhagarara. Hagira abantu bongera kwera amashami. Hagira abantu bongera kwera mwami imbuto z'abihani. Reka mwami Mana data nyiringa mu mwami. Hagira abantu bahaguruka. Hari abantu bari bararetswe. Hari abantu bari rodebari. Hari abantu babuze ibyiringiro. Hari abantu batakaje ibyiringiro. Hari abantu batakibukwa. Hari abantu nyagasani bari mu buzima bwo kwiheba. Ariko mu izina rya Yesu Kristo iki gitondo mwami ndasenze ngo umuntu wese irodebari haba mu byaha, irodebari haba mu buzima bubi, irodebari haba muri gereza, irodebari haba irashoboka yuko haba ahantu mwami Mana. Ariko kubw'imbaraga zawe zongeye mwami Mana data wera wese mwami zakuye Mefibosheti zikamukura irodebari zikamwicazanya n'umwami. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze mu izo mbaraga mwami zimanukire buri muntu wese mwami zimusange. Hagira umuntu umwibuka mwami. Hagira umuntu umwibuka mwami. Hagira umuntu wibukwa kubw'ineza yagiriwe mwami. Hagira umuntu wibuka mwami kubwo kugira neza kwawe mwami. Ndasenze wibuke mwami Mana umuntu uwo ari we wese papa nk'uko Uwiteka mwami umwami yabuze ibitotsi akajya mu gitabo cy'ubucurabwenge agasoma agasanga Moridekayi ataragororewe. Ndasenze muri iki gitondo ngo hajye Mana data ujye mu gitabo cy'ubucurabwenge aho Uwiteka mwami habikwa imirimo yacu. Wongere utugire neza kubw'ineza mwami twagiriye abandi. Kubw'ineza mwami twagiriye abandi. Utwiture ibyiza mwami. Utwiture mwami nk'uko mugaragu wawe Hezekiya amaze kubwirwa yuko ari igihe cyo gutanga ariko ngo akongera akagivure agasenga akavuga ngo mwami wibuke yuko najyaga ngendera imbere yawe mwami. Natwe turasenze iki gitondo ngo wongere utwibuke yuko hari ibyiza twagiriye mu nzu yawe. Wongere utwibuke yuko mwami data twahagaze mu gihe gikwiriye. Wongere utwibuke mwami utugarure ku rufatiro ruzima. Uduhindurire amateka utwicazanye n'abakomeye mu izina rya Yesu Kristo mwami. Ndagushimiye Mana nguhaye icyubahiro Mana ngushize hejuru. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga. Ishimwe ni iryawe mwami none n'iteka ryose amen. Imana ibahe umugisha. Imana ibagire neza. Ariko nagira ngubwire ngo ufite andi mahirwe kubw'isano ufitanye na Yesu Kristo yuko ushobora kuva irodebari warangiza ukicarana n'abakomeye ukicarana n'umwami. Imana ibahe umugisha. Mugire umunsi mwiza. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom.